wizamo hagati werekane ko ibintu mwakoze bidakwiye kandi warabikoze ufite ubwenge ahubwo ni muganire mu gikari we mu gini box mu gicoce mushaka igisubizo kuko nubundi ibyo byishimo byanyu ntitwabibafashijemo ntabwo twari duhari mwishima niba mwarasangiye ibyishimo nimwemere gusangira n'imibabaro bareke kwitatsa no kwiriza nicyo gisubizo nicyo kintu numva navuga ku bantu baza ku expressinga ibintu biri in box cyangwa bireba izindi nzego bakaza kubizana kuri YouTube wabyaranye na Tobose babireba none ufashe mikrofone urashaka ko bike amatanga indeza atarateye inda mu kuva kure kwa Theo harimo urugendo rwo kuva mu byaha n'urugendo rwo gukizwa iyo uri gutandukana na Satani hari indahiro zuri guca niba uyu munsi umuntu nkuriye ufite izina rikomeye kuri yahagarara kuri televiziyo akavuga ati ngewe winjira muri Kristo Yesu Satani we ntabwo anezezwa n'icyemezo kizufashe ahora kwiruka inyuma higa ubuzima n'ubugingo bwawe kugira ngo arebe ko yakongera kukubona ariko ubu murwanira na Kristo kandi Kristo yatsinze Satani mu rugendo rwo gukizwa no kureka ikibi werekeza mu cyiza rero Satani ahora kuruba aravuga ati uyu nguyu nawe araducitse ko kagiye kuba uwa wa mugabo Kristo urumva Theo yaje sibyo ngiye no kubikora vuba cyane ariko singiye kubikora kuko society ishaka ko mba umugabo cyangwa ishaka ko ndongora ngiye kubikora kuko ari amahitamo yanjye bwite navuze ngo igihe cyanjye none cyo kubikora ndabona gishyitse ndabona kigeze no kuvuga ngo urubyiruko rufite n'ikibazo gikomeye cya pressure uri kubita ahantu rongorwa ntabwo umugore nzarongora ruwa society nzarongora umugore wanjye nzarongora umugore wanjye bwite ntabwo nzarongora umugore society ishaka ko ngira ute ndongora niyo mpamvu nimbikora ku bwa society nzazana umugore society ishaka ariko ngenda ashaka ukwiye rero kwicara ufata umwanya ikibazo cy'urugo rwo kwa Sirasi hagati ye n'umugore we nyine bwo nibi bivugwa ariko kuri sibyo muri yamba niyo musesenguzi atubudore ni 11 ti hari amafite umwe ahandi mafite babiri ahandi mafite aba numvaga avuga muri icyo kigana ati hari nabagiye bagenda bakajya hanze y'igihugu ati ibyo byose ni ibintu nakoreshejwe na Satani muri ya myambi yandasheho ariko twagiye kubona mu minsi yashize tubona Tobose babireba yes reka nanjye basuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV ndetse no kuri Evangelize Le Monde TV niby'agaciro gakomeye cyane kwa mugaritse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabashimiye mwamuhereye hose ushobora kuba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu Burundi turagira abakunzi benshi cyane ndetse n'abavandimwe bari muri diaspora mwese reka mabwenga amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera ndi kumwe na BKM wa Yesu BKM wa Katonda uraho shameze neza kabisa mu minsi ishize ngo wari ugiye kuba BKM wa Kigali ndavuga ni karabaye ni BKM wa Yesu Evo amakuru bana ndashima Imana mana yanjye ngaba dapfuye barabonana kabisa mbega imyaka we ijwi ryanjye ryongeye kumvikana ku Isezerano TV ndetse n'isura shahashize igihe pe uzi ko buriya dushobora kuba duherukana hashize umwaka urimo mwaka wari urimo ariko Imana ishimwe ubwo twongeye kubonana duherukana kuri kuyerekwa ry'ibisambo byibisha Bibiliya iryo ngiryo rimaze imyaka 2 nibyo iryo twarikoze hashize imyaka 2 turikoze hashize imyaka 2 kandi iyo message Imana yimpa ndumva rano yatambutse bwa mbere cyane abyibuka twicaye ahantu umuntu atunyuze havuga ibintu yego adufungura mu mutwe tubona ko ari byo kandi ndashima Imana byagize umumaro cyane byagize umumaro byatumye abantu bahumuka wumvaga ngo abantu baresikoroka ngo bariba ukabura uryo bihuza
kumbe duhishuye amayeri bakoresha biba abantu bitwaje ijambo ry'Imana. Ndashima Imana ntambukije ishimwe ku Isezerano TV aho navugiye ibyo bintu bwa mbere. Ndashima Imana ko ubutumwa Imana yampaye icyo gihe bwagize resulta nziza kandi ndi kubibona mu gihe gisa nk'iki. Abantu byibura bamaze gufunguka amaso. Reka nicyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Umuntu wese wemera ukuri yego ntabwo bakibaye imbata y'ikibi. Ubwo arabaturwa nyine akabohoka akanamenya. Imana irabanga ubwoko bwanjye bugiye kurimbuka buzize kutamenya. Donc kuba udafite reconnaissance, kuba udafite science ku kintu bishobora gushyira ubugingo bwawe ahantu habi cyane. Bishobora kurimbura ubugingo bwawe. No kugira ngo uyu munsi tube twarahisemo kuba abakristo nuko ari inkuru twabwiwe nziza. Buriya kuba turi abakristo ni icyifuzo cyabanje kubika Imana. Ndavuga ati kanohereza umwana wanjye agiye gucungura abantu naremye. Twacunguye tutabisabye, ntaho twadepoje, n'ubuntu twagiriwe. Ubwo buntu rero twagiriwe hari ababukerense. Buriya kuba umupagani nta kindi nuko utemera igikorwa cyiza cyadukorewe kabisa. Nta kindi. Natwe kuba turi abakristo ntitwabitoye, ntitwanabisengeye. Ni ukwemera gusa. Gukizwa n'iki? Ni ukumanika ikiganza cyawe ukabivuga gusa ngo Yesu Kristo ni umwami. Warangiza ugatangira ugatoza ubuzima bwawe kugenda nk'uko Kristo yagendaga, no kuvuga nk'uko Kristo yavugaga. Ubwo ubaye umukristo. Utaraba umukristo rero nutarigeze aha agaciro icyo gikorwa Kristo yadukoreye cyo kudukiza, kuko byita gukizwa. Ko numva mbaye umuteologe. Byita gukizwa. Ariko arabona byiza kuvuga iki kintu pe, kuko hari abantu ushobora kubaza ngo gukizwa n'iki? Gukizwa nyine nuwadukijije tutabitoye, tutabisabye, akatugirira imbabazi n'ubuntu. Niyo mpamvu ari inshinga itondaguye gukizwa. So rero iyo wemeye icyo kintu wakorewe ku buntu ukagiha agaciro ukavuga ngo Yesu Kristo ni umwami ubukijijwe. Niba uri kureba kino kiganiro nkurikiye tukigitangira, ibi bintu ukaba utarabyatura ngo bivuge mu kanwa kawe, ukaba ugendera mu byaha bitandukanye, ukaba urara mu busambanyi, ukaba urara mu nzoga, ukumva byakubujije amahoro, nuko utararekonesa iki gikorwa Kristo yadukoreye. Aho rinda gusabye zamura ikiganza cyawe uvuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Amen. Uwumva birenze ibyo, ushaka birenze ibyo azaguhamagare umwatuze ku muganga, cyangwa ahamagare n'undi yizera mu wakijijwe. Ariko nanone muri iyi minsi ngo hari abari kubivanga. Ntoya, ahubwo ikibazo twitiranye ibihe. Ntabwo baje uyu munsi gusa. Umubwiriza aravuga ngo nta gishya ngo byose byahozeho. Ntabwo babivanze ubu gusa, ahubwo nuko bamenyekanye ubu. Nuko aribwo bimenyekanye. Nuko aribwo bamenyekanye. Kandi mwaradufashije abanyamakuru. Mwatumye tubamenya. Social media nta kindi kintu ikorera abantu. Social media iyo uhaye umuntu uruvugiro nyine uba ugiye kwamamaza icyo ari cyo cy'ukuri yari ari cyo atarayizaho. Ni ukuvuga ngo nutiza mikorofone igisambo, ikintu umufashije si ukugira ngo ahinduke. Social media ntabwo iduhindura, ahubwo idufasha kwamamaza abo twari bo tutaraza. Sibyo? Tutaraza kuri mikoro, tutaraza kuri televiziyo ngo batubone. Ubu naje kuri televiziyo, abantu birirwa banyandikira bikemu dukunda ibitekerezo byawe. Ntabwo nagize ibitekerezo byiza kuko ngeze kuri televiziyo, nari mfite ibitekerezo byiza bwo bitaramenyekana. Ariko kubera ko nagize amahirwe, Isezerano TV kaniza mikrofone, kaniza na kamera. Abantu none baravuze ati bikemu, we like the way you talk. Sibyo? Dukunda ibitekerezo byawe. Ntabwo naje ku Isezerano TV nje kwigishwa gutanga ibitekerezo byiza. Byari bihari ariko bitazwi. Ni nako buri gihe iyo ufashe mikrofone ukayitiza umwesikoro, ubu uri kumwagurira ikibuga cyo kwesikoro nicyo kintu bumufashije. Ubu mubwiye ati noneho wari umwesikoro mu rwego rw'umudugudu utuyemo n'isibo, noneho umwesikoro mu rwego mpuzamahanga n'abanyamerika bamenye ko hari umwesikoro mushya uri mu Rwanda. Niyo utije mikrofone umunyabwenge uri kumwagurira ikibuga cyo kwaguka. Rero social media ntabwo iduhindura, ahubwo yamamaza ibyo twari byo by'ukuri tutarayizaho. Nebyo. Yego, ni icyo kintu rero itangazamakuru ryadukoreye. Ukabona abantu barirwa barwana ku social media. Aba bapasteri baje gute? Abapasteri babesikoro, abapasteri birirwa bavuga amatiku.
kuki dukora ikosa ryo gushaka ko igiti cya pome kuki dushaka gukora ikosa ryo gushaka ko igiti cyera umubirizi n'umuravumba cyera pome ntibishoboka. Ikintu bariya abantu baduha purize nicyo bafite, nicyo bafite. Nta muntu ushobora gutanga ikintu agize ute adafite, kuko igiti cyose cyera imbuto zihwanye nacyo. Nubona umupasiteri runaka nk'uko birwo babivuga ku masosho media, yewe uriya si pasiteri, uriya si iki, hari n'uwabise inzererezi barabarobanuramo ati baturembeje. Umuntu wese numubona kuri televiziyo ari kuvuga ibintu bisobanutse, ujye umenya ko uwo muntu nyine ni positive, yahinzwe mu murima mwiza. Nubona n'undi muntu ari kuvuga ibintu bidasobanutse bitubaka sosiyete kandi yitirirwa izina ry'Imana, please ahubwo shima Imana kuri kubumenya kugira ngo ubashe kwirinda ibyo avuga, kuko we ari kuguha bagaje y'ikintu abitse imyaka myinshi, yari yarabuze umutiza mikrofone ngo amufashe guseba, none yaramubonye. Nese bike reka tugaruke kuri izo kandi iyo nje kwisezerano TV njya mvuga ibintu bikomeye ni wowe ujya uncokoza cyane. Reka duhere kuri izi saga zimaze iminsi zivugwa nyine muri abo bantu twavugaga. Ubu ngubu nta zindi saga zihari, niza twahereye se ahubwo ku gitangaza Yesu yakoze asanga umurwayi w'imyaka 38 akamukura ku kidendezi. Ko ari byo numva dukwiye kubwira abantu mu gihe gisa nk'iki, ari byo tubwira abantu nabyo nibyo abantu bakwiye kuvuga. Ahubwo hari indi challenge nabonye mu itangazamakuru rya Gikristo, Imana itobara izo ntege nke. Yego, usanga kenshi inkuru zibitagenda neza, arizo zabaye inkuru, nizo ziri inkuru. Nose ubuye ko wicanga ukabwira uti uri kumva inkuru zibitagenda neza cyane mu gice cy'insengero, usanga kenshi arizo tugira tendency yo kujya gutangaza no gukora zigahinduka inkuru. Ariko inkuru zahana imirimo y'Imana iri gukorekera n'ibitangaza, ugasanga twabifashe nk'ibisanzwe kandi nicyo gitangaza. Oya, kugira ngo byumve neza se wakomeje iyo nkuru yawe tugasoza ikiganiro ukaza kumbwira abantu bari bukirebe. Yesu ku kidendezi imyaka 30 n'ingahe 38 ubwo ko yari abantu bari bukirebe se. None se biterwa n'iki? Nese itangazamakuru rya Gikristo umva ridafite sheke se, niryo rifite sheke cyangwa ni public? Menya hari abadukurikira ari bo bakwiye kwisubiraho, kuko ngira ngo nibo badutegeka ibyo tubaha, kuko twiyo dushatse kubaha ibihari by'ukuri ntago bashaka kubyumva, ntibashaka kubireba, ariko mukabahimisha kubashyenga. Oya, harimo ikibazo byacitse. Ego, zibyacitse nabonye arizo bakunda. Kubera iki ahubwo? Ariko reka twibaza aha hantu, kuki abantu bakunda byacitse? Ni ku isi yubatse. Isi yubakiye ku kinyoma, ikunda ikinyoma kurusha ukuri. Urakoze cyane. Yesu Kristo aza mu isi gucungura abantu. Cyari igikorwa cyiza ku muntu kurusha ko kiba cyiza ku Mana. C'est un exemple typique cyane. Iki gikorwa cyo gucungura abantu nibo bari bagifitemo inyungu. Nukuri kose nitwe twari tugifitemo inyungu, ni natwe twagiprofitiyemo cyane kuruta uko Imana yagiprofitiyemo. Kuko ijuru ry'Imana tuzajyamo uyu munsi haramutse habayeho icyemezo ko abantu twese duhakana kuzajya mu ijuru, ntabwo Imana ibihombye, kuko hariyo n'ubundi abayiramya, hari ibindi bizima yiremeye bihora biyiha icyubahiro nk'uko natwe ari kiducunzemo, ku buryo kugira gukorera ijuru kwanjye ntabwo bifite Imana inyungu kurusha ngewe uri kubikora. Ikikubwira rero ku isi ikunda inkuru mbi kurusha inkuru nziza, ushobora kuyihera ku kuza kwa Yesu Kristo gucungura ikiremwa muntu. Kuko igihe Yesu Kristo yazaga ku isi bashaka kugira uwo bica cyangwa uwo babamba hagati ya Yesu na Baraba, ababajije public babaza iteraniro ryose ati murumva ari nde dutanga mu maboko y'umwanzi tubabohorere nde? Bati Baraba. Ati muturekurire Baraba. Ati ni muturekurire Baraba. Ibyo rero bihora byerekana ko umwana w'umuntu ukuntu ateye, ubuzima bw'isukuntu bumeze. Bakeneye kumva inkuru mbi zibitagenda, bakeneye ikinyoma
kurusha ukuri ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mureke twitoze kuneshesha ikizi kibi ariko nanone bikereka twiba kandi ariko nabwo kandi iyo turi kuganira buriya nabwo hari akantu bitiranije abantu ntibarasobanukirwa ikintu bitwa itangazamakuru itangazamakuru ni inguni ushakiramo amakuru kandi mu makuru abamo amakuru meza n'amabi uva kurisubije nanone nabwo ndaza kwisubiza iyo turi kuvuga itangazamakuru twemerewe kuvuga ko hari umupasiteri Imana yakoresheje igitangaza abantu b'Imana bakabohoka n'abapfuye bakazuka ariko twemerewe no kuvuga ko hari umupasiteri wisha abantu akoresheje ubweskoro ibyo bintu byose kubyinjiramo no kubihishura ayo makuru dutanze nubwo atari amakuru meza ariko byibura bimenyekanye ko hari abantu biyorosha ishusho yo kwera kandi bihakana imbaraga zo kwera nabwo yarakenewe byose ukabona byabaye iki byabaye amakuru yego mukaye nari ndimo nkubaza nti kuki zisaga izi byacitse noneho zaje cyane mu bitwa abakozi b'Imana siko tugiye kumara amezi nk'atatu saga ziri ahubwo niho zikwiye kuba ziza urabishyigikiye kubera ko ahantu hari ubutunzi bw'Imana niho umwanzi ahiga cyane kurusha ahandi erega impamvu ba n'ibintu bitagenda neza muri gospel ukabona ibintu byabomboranye hano hantu harakomeye hari protege hari ubutunzi bw'Imana bukomeye cyane none se ahantu winjira wari igisambo ukagasubiza ibyo wibye ahantu winjira wari umusambanyi waje ufite na prudence mu rusengero ukazijugunya ahantu winjira wari mayibo burara muri ruhurura uhohotera abantu ufata abana ku ngufu waza ukabitangaza ariko leta yabikubaza ntubivuge ariko bagutiza mikrofoni mu rusengero ukabivuga nta mbundi kuri hejuru aha hantu rero hari ubutunzi Satani ahora hashaka aharasa n'imyambi itandukanye nubona itorero runaka idini rihoramo intambara rihoramo biracitse n'imijugujugu myinshi uzamenye ko aho hantu hakorera umwuka wera kuko Satani ntajya akora ikosa ryo kugaba ibitero ahantu adafite inyungu thank you so much Satani ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kugaba ibitero ahantu adafite inyungu cyangwa atazabona umusaruro kabiri Satani ntabwo ari ku rwego rwo kwirwanya ku buryo arobanura abakozi be bagenzi be ngo abari batumaho ibitero Satani arwana ahantu acunze inyungu n'ahantu abona hari ubutunzi bw'Imana yego ibi rero biza ko iyi mihanda ya social media cyane gospel part biraturuka ku bintu bibiri icya mbere ni ibitero bya Satani akomeje kugaba ku bantu b'Imana kugira ngo ateshe agaciro ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntusigaye wumva ko muri iyi minsi umuntu kuvuga ngo uriya muntu runaka ni pasiteri bahita bamuhuza n'undi ati se uri pasiteri nka ntuza bagite mujisha abangaba badashatse kuvuga uri kumva ukumva atanze urugero ati yewe iby'abapasiteri twarabimenye ati kuvuga kuri pasiteri ati uriya wirirwa ku mateleviziyo atukana arwana ahangana n'abapasiteri bagenzi we wese numva ngo ni mwene wabo wanyu kandi yagombaga kuba ari kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntitubona yirirwa ahangana ubwo rero iby'abapasiteri twarabimenye turi busha ati turabaza undi nawe akaza ati ndapotre urapotere nka giti mujisha ati umwe tubona simburana televiziyo buri kanya ava ku yindi utakumva avuze izina rya Yesu ahubwo agenda asesengura avuga iby'abantu ubwo niba urapotere uramenye icyo gihe ubutumwa buba buri kujyaho igitutsi busizweho igitutsi n'abantu baje bakiyitirira izina ry'Imana bakambara ishusho yo kwera kandi bihakana imbaraga zako nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo yari kumuhugura icyo gihe rero haba hariho esheki ku gice cya gospel esheki hari n'iyihe bituma izina ry'Imana ritukwa kandi rizira ubusa bikaba n'igikuta gituma abantu batinjira mu rusengero ngo bajye gukizwa bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko iyo uvuze ngo iyo ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza bahita bagukategoriza muri ya shusho ya wa mupasiteri babonye akora ibibi kandi yitirirwa izina ry'Imana niyo mpamvu dukwiye kubamagana niyo mpamvu dukwiye kubahugura niyo mpamvu dukwiye kubavuga twashaka tukavuga n'amazina yabo
kuko batuma izina pastorale ryose na apostolique rihinduka igitutsi kandi atari byo sibyo ahubwo ari kwa kundi uba ufite ibintu byinshi byiza ariko hakivangamo n'ibibi noneho ku isi yubakiye ku kinyoma tugafata ikibaka ari cyo du present ikiza tukagisiga in box niyo mpamvu tuza kuri kamera kubisobanura tukavuga ati please mwirinde mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigora birushya bivuna bikunda bamwe birarira bambaye imbaraga zo kwera ariko bihakana imbaraga zako bamwe bazaza bavuga ngo ni Yesu Kristo dutumye kandi atari we ati bene abo mujye mubirinda amatera umugongo iyo tuje kuvuga ibintu nk'ibi please ntabwo tuba dufite tendancy yo kwamamaza satani no kwamamaza ikinyoma cye tuba dufite tendancy yo gutungira abantu urutoki twavuga ngo ni mwirinde kuko hari abana mu mwuka umuntu wese yumvise ko ari pastor itavuga ati oh ndaruhutse mpuye n'umushumba tugeze mu gihe dufite abashumba Yesu Kristo bw'intama ze zatorongeraga imwe yavagamo yagize tendancy yo gusiga 99 ajya kugarura one icyo cyari igishushanyo mbonera cy'uko umuntu ushumba agomba kwitwara imbere y'intama none tugeze mu gihe intama imwizimira yazimirira mu uyu mubande ahubwo umushumba agasunika avuga ati torongera nturashika aho nshaka tugeze mu gihe intama ishobora kuvunika ukuguru nk'aho umushumba yayifashe ngo akunge sibyo izo ni devara z'umushumba mwiza uragiye izo ni karagiteri z'umushumba mwiza uragiye ababazwa n'ikibazo intama igize icyo ari cyo cyose none tugeze muri periode intama ivunika ukuguru kw'ibumoso umushumba akavuna n'ukw'iburyo kugira ngo itazongera guhagarara na gato none sibyo tubiceceka tujya tubura kubibwira abantu no kubihishura hari abarega bigo banyandikira inbox kuki uvuga abantu kuki ugira ute ndavuga abantu ndi mu bantu nyine ko ari bo mbamo ko ari bo bazanye na Yesu ko Yesu nawe yabavuze akabahishura yabonaga abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose aho hejuru akabwira abigishwa bati muramenye mube maso mwirinde ati bariya abantu mubona bicaye ku ntebe ya Mose nubwo mubona bafite ibitabo bambaye neza n'ibishura bambaye ibyera n'imisaraba bayigendana mu isoko murajye mwirinda zirandyarya z'abafarisayo kuko ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye mujye murobanura mw'ibyo bavuga bari byo mujya gukurikiza kuko bavuga ibintu bizima ariko nimugera kuri actions nimugera ku byo bavuga mwirinde cyane na Yesu yavuze abantu yavuze abantu yigisha itorero atunga urutoki ati aba kuki watuye idenari imwe harya wa wundi waje agatura Yesu se we kuki yamuvuze yigisha abantu akavuga ati uriya byibura ati nta kintu na kimwe yari asigaranye mu rugo n'igiceri kimwe yari afite aragituye uriya ni utuye by'ukuri ibyo byose Yesu nawe yavugaga abantu yatungaga urutoki kuri kote positive na kote negative akigisha itorero ry'Imana akavuga ati dore mu bibyigeze asohora imbuto biba zimwe zigwa ku kara izindi zigwa ku butaka bwiza ziramera zirashibuka izindi zihura n'amaho izindi zihura n'izuba ziruma burya yavugaga abantu ati ubwo rero umubibyi wabibyizi n'uyu umeze utya uwabibyizi n'uyu niyo mpamvu nanjye nje kuri televiziyo nkavuga ati wa muntu meruka kubona ahagaze ku mateleviziyo atangaza ibi bintu ntabwo buhuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mwirinde atabayobya ngiyo impamvu njye mvuga abantu niyo ni impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bahumuke amaso babone kuko dufite ikibazo abakristo ntibashaka gusoma ijambo ry'Imana umuntu wese uje rero kuri social media yicaye afite Bibiliya tayari arayobora kuko naza akakubwira ngo handitswe ngo ntiwabisomye ntuza amakuru y'ibyo bintu nakubwiye uzayitumira bunguri none se uzamira bunguri Satani yagihora na Kristo cyajya ariko mugerageza akavuga ati manuka dore yategetse ko abamarayika bazagusama ntabwo uzikubita hasi iyo yikubita hasi ntiyari kujanjagurika yari kumeneka umutwe kuko yari kubashutswe n'ururimi rwa Satani rwitwaje Bibiliya ni nakiyo Bibiliya abantu benshi bayitwaje bakora amakosa menshi cyane bakesikoroka
ukabona kujyanye mu byanditswe bya Elisa umugaragu w'Imana bamuzaniye umwana yapfuye umukobwa mwubararaho urugingo ku rundi umunwa ku munwa izuru ku izuru nawe wakwikubita mu biro byo kwa pasiteri uri umugore uri umukobwa mwiza ati uzi ibyo umukozi w'Imana Elisa yakoreshejwe ryama hano ni deliverance ryama ugomba kuvuga ukuri ngaho umuvumo winjiriye niho ugomba gusohokera ngaho umuvumo winjiriye niho ugomba gusohokera pasiteri gakubarira ku mugore w'abandi mu biro akubarira ku mukobwa mwiza kandi yamaze kumusomera kubera ko uri inasoma ntiwigeze usoma ijambo ry'Imana barari gusomeye kandi uvuga ko ari ryo rikuyobora ubwo nimba ari ryo rikuyobora yorwa n'ibyanditsemo byose ntibamenye no gutandukanya Bibiliya ko yuzuyemo imvugo y'Imana n'iy'abantu n'iya Satani byose biri muri Bibiliya iyo ugize ibyago kubitana n'imvugo ya Satani akakuyobora nawe ari muri Bibiliya hari ibyo yavuze hari n'ibyo abantu bashyizemo nabo kuko ari abantu hari n'iby'Imana yahumetse ibyo bintu byose ndi kuvuga biri muri Bibiliya imvugo y'abantu irimo imvugo y'Imana irimo imvugo ya Satani ikiganiro Yuda yagiranye n'abagurisha Yesu nticyari giturutse ku Mana please tugerageze duhumuka amaso turebe du project turebe kure niyo mpamvu rero ntugire ubwoba bwo kugira ikintu cyose ushaka kumbaza ukimbaze ndagusubiza nkoreshejwe n'Imana n'umwuka wera twari turi muri izo saga nyine zivugwa ku bakozi b'Imana zimwe zizanwa n'abantu yego nk'urugero hari isaga imaze igihe ya Pastor Theogene kandi yaritahiye ariko mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi ngira ngo amezi agiye kuba hafi 3 avugwa ariko hari n'iz'abantu bizanira nko muri iyi minsi hari saga ya inkuru rero ivuzweho yizaniwe na nyirayo ndayikunda cyane nk'ubu hari y'uwo bita ibya Yesu ni ku murongo umuhanzi Sirasi ibya Yesu ni ku murongo n'umugore we nibo babyizane ku social media umuhanzi mwiza cyane wavuze ubutumwa bwiza abantu bakabohoka n'ubu baracyabuvuga cyane rwose yakoreshejwe n'Imana ndamwibuka ariko se nk'izi saga mu gihe abantu bafata zabo bakabizana kuri social media biba biri ngombwa ntabwo biba biri ngombwa ahubwo batumye biba ngombwa ubundi itangazamakuru akenshi ntabwo rijya kwiyenza ku muntu utararizaho ngo rimusange mu mwobo rimusange n'imboga isaho yibereye ngo rijye kumukuramo niyo rimukuyemo rimukuramo for a purpose kubw'impamvu kandi impamvu ishingiye nabwo nyine kuri ba nyiri gukora iyo nkuru sibyo kandi akenshi zikunda kuba impamvu nziza nko kuzamura impano y'umuntu utaruzwi nko kumenyekanisha amakuru y'ahantu umuntu ari guhohoterwa ibyo ngibyo nyirabyo ntiyabizana kuri social media ngo nahohoteye umuntu umunyamakuru ashobora kujya gukora iyo nkuru kugira ngo akore ubuvugizi kuwo muntu n'abandi bari muri kategori so niba waje kuri social media waje kuri YouTube wizaniye inkuru uje kuvuga ibintu tutagutumye ubu bwiye abanyamakuru ngo nako ububwiye isi yose social media dukwiye kuyimetiriza iyo uje gutangaza ibitekerezo kuri televiziyo ubu bwiye umuntu wese uri kureba iki kiganiro ngo mwemerewe kumvugaho no kuvuga ku bintu navuze mukabyemera cyangwa mukabihakana yego igihe hari ibitekerezo byawe bwite waje kuvuga ubu iki kiganiro ndi gukora ku Isezerano TV no kuri Evangelizero Monde TV umuntu wese uri kukireba bemerewe kumutiza mikrofone akavuga ngo kuri Avia BKM ukuntu avuga biriya bintu BKM no mubeshyi no mwesikoro banza rwaye no mu mutwe biriya bintu ntituza ahantu ari kubikura umuntu aramutse amvuzeho gutyo bagiye kumuvuza indera yimba mujyana indera BKM kubw'ikiganiro amaze gutambutsa ku Isezerano TV no kuri Evangelizero Monde TV BKM ashobora kuba ari umurwayi tutabizi twabanaga nawe amfasheho ijambo ariko ahereye ku ijambo nabanje kwifataho niyo mpamvu igihe cyose muri sosiyete nubona bari kuvuga ku muntu runaka yewe uriya muntu akora ibi nyaboneka baba bari kubivuga bahereye ku byo wabanje kwivugaho igihe cyose uje kuri social media tutagutumiye tutakuzanye kubw'impamvu bwite yacu y'abanyamakuru iyo wicaye ariko hari abantu njya mbona bibifura kandi bari mu izo kategori pastorale hari n'abajya bamamaganira inbox ngo bike kuki wamvuzeho nakuvuzeho mere ku byo wabanje kwivugaho ntabigutumye nibuje uri pastor uri apotre
ukajya hano ukicara ugatangaza ibintu bitari muri editoriale yawe tukuzimo cyangwa dutekereza ko wagakwiye kuburimo. Ukimara kugira ibintu utangaza byaba iby'ukuri cyangwa ibinyoma, byaba biguturutseho bitaguturutseho, ubu duhaye icyo bita ijambo. Yego. Ubuvuze ngo ibi bintu ntangaje, nshaka kumenya abantu babyemera nkanjye n'ababihakana. Si byiza rero ko ibitekerezo byanjye byose mvuga byemerwa n'isi yose, kuko nta mwuka mfite wo gukonvenka abantu ku buryo bumva ko ibintu byanjye ari byo bizima kurusha iby'abandi. Ngomba kugira abantu bemeranya nanjye ibyo ntangaza, ngomba kugira n'igice kindwanya, kuko ikindwanya ni nacyo nkeneye cyane. Nicyo numvira mu ibyo ngomba gukosora bitagenda neza mu magambo yose natambukije. Ubwo rero iyo wizanye kuri social media, mbwira n'abantu bataraza mbwira n'abantu bataraza, nimva mu kiganiro nkamara kugikora ngasanga muri comment harimo iziri kuntuka, ntabwo abo bantu bandenganije, navugiye ibintu mu murongo badashaka. Yego. Cyangwa se nshobora kuba nakoresheje ukuri kwinshi gukomeretsa, kandi umuntu wakomerekejwe n'ukuri yanakwica, yanarwana. Yanarwana. Niba ukuri kwanjye kuri kugira abantu kubaga, naza muri comment akavuga ati kiragisora, ariko araza arwana, kiragisore kuko kitagira ubwenge kingana kuri cyanze no kurongora. Dore nibyo kosa mfite ubu. Ubu nicyo cyaha mfite kuri social media. Babuze icyo bamvuga, umuntu wese ugiye kumvuga ati wabanje ukarongora. Nicyo cyaha gihari kuri BKM. Ariko Imana ishimwe ubwo ari cyo. Ibyo ngibyo abaye ari byo nshinjwa, akaba ari nawo muziro mfite ku Mana. Gusa banze n'abandi mu ntungane. Nta muntu nzi kugeza ubu Bibiliya yigeze ihora kutarongora. Cyangwa nta no yagororeye kubera bikoze vuba kurusha abandi. Kurongora no kutarongorwa ni personal choice. Usu nta mugani kutarongora. Na mahita umva kandi. Ahubwo ntukwiye kubumbaza icyo kibazo. Urarengereye. Unyinjire mu buzima. Mugani wanyu. Mugani w'abandi. Kubaza umuntu ngo kuki utarongora si ikibazo society kwiye kubibaza umuntu. Nzanarongora hatazagira bumva batambutse ibi bitekerezo bagira ngo nahisemo kutabikora. No. Naba nifuje ikintu gipfuye kibi kuri nge birabishye. I will do it and soon I'm going to do. Sibyo ngiye no kubikora vuba cyane. Ariko singiye kubikora kuko society ishaka ko mba umugabo cyangwa ishaka ko ndongora. Ngiye kubikora kuko ari amahitamo yanjye bwite. Navuze ngo igihe cyanjye none cyo kubikora ndabona gishyitse, ndabona kigeze. No kuvuga ngo urubyiruko rufite n'ikibazo gikomeye cya pressure. Uri kubita hano rongora. Ntabwo umugore nzarongora ruwa society. Nzarongora umugore wanjye. Nzarongora umugore wanjye bwite. Ntabwo nzarongora umugore society ishaka ko ngira ute ndongora. Niyo mpamvu nimbikora ku bwa society nzazana umugore society ishaka ariko nyenda ashaka. Ukwiye rero kwicara ufata umwanya. Ntukajye utinda ufata amajenda n'ibitabo wicaye wigira inama ngo utinde ku munsi w'ubukwe cyane kurusha gutinda ku rugo rwawe. Ukwiye kubutekereza urugo rwawe cyane kurusha umunsi w'ubukwe, kuko uzaza rimwe mu buzima ariko umugore muzahorana. So abantu ntibagabanye pressure rero ku rubyiruko. So icyo ni ikiganiro mva twazakora ukwacyo kuko mfite ibite cyangwa nzajye kora nicaranye na Sheri. Sibyo twigarukire ku byacu. So ibyo bintu rero nimba ari n'abantu batekereza ko ntazabikora nibahumure ngiye kubikora. Ubwo nindongora bazaruhuka. Urumva ni ikibazo my friend. Ngiye ibitekerezo byanjye bitambutse uko biri, bitambutse uko mbyumva. Buri kintu cyose cyo mu buzima ngiye mfiteho avuye ikintu nakivugaho nkurikije experience zanjye cyangwa n'iz'abandi byo numvise ahandi. Urugo rero ni umugisha. Ni umugisha kandi rwose Imana idukure mu buzima. Ntabwo ari byiza gukomeza umuntu abagurya kuko se ni ikifu. Oya, ntabwo ndi gusaba inkunga y'amasengesho. Kuko ngiye gukora ikintu Imana ishaka ko nkora. Icyo gihe rero bizashimisha njyewe, ninjye wa mbere uzabanza kwishima,
n'Imana, kuko Imana yavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, nibirangiza bishimisha imiryango, bishimisha inshuti, bishimisha abavandimwe, ariko sinagira pressure n'ishyaka ryo gushaka gushimisha abantu ntabanje kwiremera ibyishimo byanjye bizahoraho. Niyo mpamvu kurongora no kurongorwa bidakwiye kuba pressure ya society, bikwiye kuba icyifuzo cya muntu akajya mu mahitamo yasengeye kandi yashimye, kuko aba yiziritseho umuntu bazasazanya bakarambana. Kuko urabona ibibazo biriho ni byinshi cyane mu ngo, ari abarongora ari bato ziri gusenyuka, ari abarongora bakuze ziri gusenyuka. Do you understand? Ni ibibazo byose bikomeye. Nta muntu n'umwe rero uri ku rwego rwo kuririmba cyane ku rugo rwamuhiriye kurusha abandi, kuko urugo ni ibanga ry'Imana. Ucyambaye umwambaro w'urugamba kwirata nk'utabarutse. Abarongoye Imana ibaha umugisha, n'abatararongora nabo Imana ibaha umugisha bagitegereje ababo. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo, mwakire neza evanjiri ya Bikembe, mwakire neza impuguro z'abato. Twari tukiri ariko kuri iki kibazo cy'aba bantu nyine bazana ibintu byabo kuri izi social media. Niba mvuga nti nk'ubu hagezeho saga ya Silas, ibya Yesu ni ku Silas. Ubundi ibintu bya Silas harya hose ko nagiye byinca mu maso, byahinduwe inkuru niki? Niye nkuru ibintu umugore yaje ati umugabo yantanya abana, niwe wa mbere bibaye se, nimba ari nabyo ndabizi se nese kuki byabaye, kandi nyamara najyaga mufatira n'ahandi hantu hatari n'abandi bakobwa. Izo ni declaration zande z'umugore we, z'umugore. Umugabo nawe afite ibyo yavuze. Ubwo hari n'abo nabonye banditse muri comment ngo noneho ibya Yesu ntibikiri ku murongo, oya ngo urava mu murongo ngo harinjiramo ndati noneho hari undi wagezemo. Nuvuga ngo Silas yavuye mu murongo hayinjiramo undi. So urumva rero nubwo tuvuga ibi bintu dukwiye kuba tubivuga turira, kuko nagahinda ku itorero. Ntabwo twazinduwe hano. Bibiliya avuga ngo ntukabyukizwe no gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe. Ntabwo tuje hano gushyushya iyi nkuru, tuje kuvuga ku nkuru iriho ivugwa, yego, nk'itangazamakuru. Ariko ku cyifuzo cyacu ni uko tutashakaga ko urugo rwa Silas ruduhindukira inkuru, kuko si inkuru nziza. Kandi twebwe gospel bisobanura good news, bisobanura inkuru nziza. Iyi si inkuru twari dukwiye kuba tubara, twari kuba dukwiye kuvuga ko Yesu agira neza. Ariko mu gisate turimo cy'itangazamakuru, inkuru yose ni inkuru. Sindi ku rwego, sinkora muri Minisiteri y'Umuryango, sinkora no muri Minisiteri y'Ubugenzacyaha ngo ndajya gutunga urutoki cyangwa kwanariza gutanga solution ku rugo rwa Silas. Ariko nemera ko nshobora gutambutsa igitekerezo kigasuzumwa, kikagira umumaro, ahari ikibazo hakaboneka igisubizo. Njyewe sinzi etide neza y'ikibazo bafitanye ari iki. Nakubwiye ko nabibonye binca mu maso, gusa mu mboni y'umusesenguzi no mu jisho ry'umusesenguzi ashobora kwibaza ibibazo agatanga n'ibisubizo. Ibyo byose turabyemerewe. Yego. Ikintu cya mbere nimba bivuga ku rugo rwa Silas ari byo koko, icya mbere nuko biteye agahinda. Kuba byo nibyo, kuko umugore acaha akavuga ibye n'umugabo akavuga ibye. Buriya rero nkawe washatse buriya wabitubwira kurusha njye utarazana umugore. Ariko mu byo ntekereza, nubwo ntarazana umugore ariko ndakundana. Okay. Sibyo? Niba ukundana n'umuntu w'umukobwa nawe ukaba uri umusore, mwakundanye kubera impamvu zitandukanye z'ukuntu washimye imico ye, nawe agashima imico yawe. Ariko ibyo ntibibashyira ku rwego rwo kubaka paradizo. Yego. Umukobwa dukundana uyu munsi yankundiye kuko ari ku rwego, yankundiye kuko ari ku rwego rwo kwihanganira amakosa yanjye. Ntiyankundiye kuko ntagira amakosa. Siko kuri? Yego. Nawe ubyinjize wawe mu rugo, ubwo ngende kwivugira mu basore n'abakobwa niho ndi. Utanyinjiza mu rugo rw'abandi ma.
umukobwa dukundana uyu munsi ntabwo yankundiye kuko ndi umusore mwiza kurusha abandi ukiranuka, ahubwo yankundiye kuko mfite amakosa abasha kwihanganira. yego. nanjye ikintu namukundiye si uko ari we mukobwa utangaje kurusha abandi w'umumarayika waje ngo agwe ku isi. namukundiye kuko amakosa ye ari ku rwego nakwihanganira. hari undi utayashobora batakundana, ariko njye ndabishoboye. ni nako no mu rugo nitugerayo tuzakomeza kubana neza kuko twabisuzumye mbere. hari igihe rero umuntu ashobora kugera mu rugo agasanga hari urundi rutonde rw'andi makosa yahishwe n'umugabo cyangwa n'umugore. yahagera bikajya byamenyekana, bigasuma umunzani w'igipimo agomba kubyihanganiraho. icyo gihe haba separasiyo no gutandukana, kuko iyo ibintu bikurishije uburemere biraguturitsa. iyo umunzani uremererewe n'ibiro utagomba kwikorera uraturika, nta kindi. ibi bintu muba mubona hari biba byaturitse, hari ibintu biba byasumbye ibiro by'umunzani ugomba gusiporuta. niba umugore ageze mu rugo agasanga akorewe ikintu atigeze akorerwa, atigeze yegispekitinga, atabonye muri fiyansaye, uwo munzani uraturika. nuturika uraturikira ku Isezerano TV no kuri Evangelize, ibindi biturikire mu miryango. buriya rero bigera hano bikabombarida kuri social media. hari ahandi byabanje mutaba muzi bimaze imyaka, hari ahandi byatangiriye bamwe ukajya ubona bari kurara mu buriri, abandi bakarara muri saro mu mazu biyubakiye. abumwe agasiga uwo bashakanye akamusiga ku gitanda, akaza akararana n'umukozi mu gikoni. biba byaraturitse kera, twebwe tujya kubimenya byarenze iki urugero. ikibazo cy'urugo rwo kwa Sirasi hagati ye n'umugore we, nyine ubwo nibi bivugwa ariko kuri sibyo muri Yambo niyo umusesenguzi. ubwo nyine hari ibyagiye ku munzani byanga gupeza. so iyo byanze gupeza rero ni iki gikorwa se? habaho kuvuga ati ibi birometse si ibyanjye, I leave it. sinigeze umwaka avuga ati sinigeze negispektinga ko umugabo wanjye yanca inyuma akanabinyereka. sinumva muvuga se mu itangazamakuru ko hajemo n'ibyo mu buriri cyane. umwe akagira uti yanzaniye n'umugore mu maso ngo turyamane, areba amenye ibyo akosora bitagenda neza. ibyo ngibyo sindi kubihamya nk'ubizi, ndi kubihamya nk'uwabyumvise nk'uko na public dukurikiye yabyumvise. ubwo rero niba umuntu ashobora kuzana umugore utari uwe mu maso y'undi washakanywe n'undi ufite isezerano rye, akamushyira hariya ngo baryamane kugira ngo agire icyo yigira ku ibyo bintu bishobora guturitsa umutima w'ubireba, bigasomba wa munzani nakubwiye, bikabalansa, bikabostinga umunzani, kavuga ati ibi biro simbishoboye kubyikorera. ibindi byose muri fiyansaye nibyo nakubonyeho byo byari byoroshye ko nawe siporo ariko iki kiranza. reka niyo mpamvu ibintu hariho amadivorce menshi cyane. iminzani y'ingo yaremerewe, hari guterekwaho ibiro bisumbye kapasite y'umunzani, maze ukabona wa bostinze. iyo bostinze rero nuko bigenda. ntabwo rero icyifuzo kuri iyi nkuru, ndamutse hari itangazo rindi ritambukijwe kuri YouTube, kuri televiziyo rivuga ngo Sirasi n'umugore basubiranye, oh my God, niho umunezero w'abareba izi nkuru, nibyo byishimo byacu, nibyo byishimo by'imiryango. ntabwo Sirasi n'umugore bigeze basinya isezerano ryo gutandukana. bahari bavuze ko bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agize ute none se Yesu yaje, urupfu rwabayeho se, cyangwa mu kubaka urugo buri wese agira urupfu rwe. sinzi kabisa ubwo vuga wowe wubatse ko muvuga ko muzatandukana Yesu Kristo agarutse cyangwa abayeho urupfu. buri rugo rwaba rufite ubwoko bw'urupfu rwarwo. uku gutandukana kuri mu ngo kuri guturuka aho ntitwaba tutabisesengura neza. buri bashakanye bagira urupfu rwabo. abubatse urugo baraza kunsubiza, ngiye simbizi sindarugeramo. hari abajya bavuga ngo n'ubundi ngo iyo umuntu yadivorushije ngo aba yapfuye. ngo iyo umuntu yakoze divorce burya ngo aba yapfuye. simbizi, nanjye ndumva ariyo filozofi ndimo. niba barahira ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse, Yesu Kristo we ntaragaruka turisha uwe. ariko buri rugo rushobora kuba rugira urupfu rwarwo ku buryo iyo ruhageze batandukana.
imana iborohereze. Yego, ikintu kirakomeye. Urumva abantu bakajya hari bagashinjanya ngo umwe ngo wabyaye hanze, undi ati nawe wabyaye hanze. yego, Umugabo ati mu bana 7 batatu si abanjye. Umugore ati hari abanzanira abana mu rugo. Ibintu mu bantu bitwa abakristo. yego, Koko nesheke y'itorero. Mu kanya hari nk'inkuru nahoze nsoma, Theogene, uyu muhanzi Theogene bose babireba, avuga ngo ni ikinyamakuru, ni ikiganiro abanye kuri TV10, avuga ko ngo afite abana 11 kandi bose ngo abasha kubitaho, ngo keretse hari umugore umwe ngo niwe uba ushaka kumuzonga, ndetse anashimira abagore ngo bamubyariye abana. atabashimira se. yemeje se ko hari abandi bana, ariko hari abazwi baje kuri social media kandi yarabemeye. ariko hari impamvu nyinshi zituma nkunda Theo bose babireba. buriya urabona isi nk'uko twavuze ko isi yubakiye ku kinyoma, ku bw'ikinyoma bituma hagaragara n'indyarya nyinshi cyane. hari igihe umuntu aza kuri social media agashaka kwerekana isura itariyo, ariko ntibijya bikunda kuko social media iraguhishura byanze bikunze. isura yawe ya nyayo ikagaragara. nicyo kintu itangazamakuru ridufasha nk'uko namaze kubikubwira. bo Theo bose babiri bari ikintu yakoze cyamugiriye umumaro. akimara kubona ibyamubayeho, ari bishingiye ku mateka ye, ku buhamya bwe yaciyemo bwinshi bugiye butandukanye, Theo yavuye kure mu buhamya bwe, agenda adaha bugiye butandukanye. mu kuva kure kwa Theo harimo urugendo rwo kuva mu byaha n'urugendo rwo gukizwa. iyo uri gutandukana na Satani, hari indahiro zuri guca, winjira muri Kristo Yesu, Satani we ntabwo anezezwa n'icyemezo kizufashe. ahora kwiruka inyuma higa ubuzima n'ubugingo bwawe kugira ngo arebe ko yakongera kukubona, ariko ubu murwanira na Kristo, kandi Kristo yatsinze Satani. mu rugendo rwo gukizwa no kureka ikibi werekeza mu cyiza rero, Satani ahora kuruba aravuga ati uyu nguyu nawe araducitse ko kagiye kuba uwa wa mugabo Kristo. urumva Theo yaje mu ivugabutumwa cyangwa mu iyobokamana afite ubundi buzima yabayemo bubi, nk'uko abuhuje n'abandi benshi batandukanye ku isi batanga ubuhamya. icyo gihe rero Satani yagombaga kumurasaho ibitero byinshi cyane kugira ngo amwigarurire. yaranabigerageje amurwaniriza mu murimo, ashaka ko Theo ahinduka igikoresho cya Satani ari no gukorera Imana byose icyarimwe. ubwo yari kuba ari akazu yaze, ntiyari kuba konje cyangwa ngo abire. iyo mu ijuru barikonesheje umusanzu wa Theo bose babereye mu gutuma abantu Yesu bakizwa, bamenye Imana, tubona ijuru ryarungutse, tukabona n'itorero ryarungutse. ibyo bintu nta muntu uri kureba kino kiganiro wabyirengagiza. uko byasa kose Theo ibyo yavugwaho byose, hari umusanzu yigeze atanga mu iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. abantu benshi cyane barahinduka, abari barakomeretse bomorwa n'indirimbo ze. n'uyu munsi ariko ndabeshya, abandi benshi cyane barakizwa ku bw'indirimbo za Theo bose babireba. none mu by'ukuri wowe ubaye uri Satani nturwanye Theo, ubwo busatani bwawe bwaba bushingiye ku ki? hari ikintu namukundiye. Theo ntabwo yigeze yiyoberanya ngo abure kwemera ko ari umunyantege nke. yego. ikindi Theo iyo aganira njya mwumva, Theo avuga ukuri kose uko kumuri ku mutima. Theo aca bugufi. niba uyu munsi umuntu nk'uriye ufite izina rikomeye kuri yahagarara kuri televiziyo akavuga ati ngewe ibintu byose mumvugaho nta na kimwe mumbeshyera, byose ni ukuri, byose ni ukuri. mfite abana banjye nabyaranye n'umugore w'isezerano, barahari, simbahakana kuko nabanjye. atariko nyuma y'ibyo
nagiye ngeragezwa n'isi na satani n'umubiri twese twambaye ngaca inyuma umugore mfite n'abandi nabyaranye n'abandi bagore nabo bagize ute barahari ati ubudore ni 11 hariya mpafite umwe ahandi mpafite babiri ahandi mpafite aba numvaga avuga muri icyo kiganiro ati hari n'abagiye bagenda bakajya hanze y'igihugu ati ibyo byose ni ibintu nakoreshejwe na satani muri ya myambi yandasheho ariko twagiye kubona mu minsi yashize tubona to bose babireba aje kuri social media arira ati mbantu b'Imana nakoreye Imana nkorera na satani byose icyarimwe nari mfite ababosi babiri ariko ndashaka kwirundumurira ku Mana ntandukane n'ikinyoma cya satani mu mbabarire abantu bose nahemukiye nkiri mu ubwo bubata kandi byose nabikoze mba mu nzu y'Imana hari abo twaryamanye ntibuka hari abo twabyaranye mwese nsabye imbabazi ntabwo rwakombaga kumuvuma no kumutera amabuye ngo tubure gutanga imbabazi kuko umuntu wese ajyome ku mwuka bazima aba afite ibyiringiro n'amahirwe yo gukosora ibitagenze neza ku buzima bwe akabikosora bikagenda neza uko si ukuri Theo rero mu makosa yagiye ashinjwa ndamushimira ko atigeze yigaragambye ngo abihakane ahubwo akajya muri po yo kwemera hari nawe yagiraga akavuga ati mu byo muri kuvuga hari ibindi nakoze mutamenye ariko byose ndabyihannye uri kumva rero inshuti yanjye ibyo bintu rero kuba Theo yaragaze mu kwemera icyaha yarangiza agasaba imbabazi nkwiye kumva nta rundi rubanza akwiye gucirwa nyuma y'imbabazi yasabye kereka niyongera gukora ibindi byaha bishya ariko ibya kera byibagirane nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga njye mfite ikibazo ahubwo ku bantu bagaruka kuri social media kwataka Theo bose babireba ku bintu byarangiye iyo umugore yikora akava mu rugo yakenyeye igitenge cyangwa yashyizemo ijipo akaza agatira umunyamakuru mikorofone ngo aje kuvuga umwana afitanye na Theo ubundi rero baje gushaka iki icya mbere baryamana nta kamera yari ihari icyo ni icya mbere nta kamera yari ihari nta na mikorofone yari ihari akeneye mikorofone hagati gute itangazamakuru ntabwo ari ikigo cy'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha hari na minisiteri ishinzwe iby'imiryango idiringa n'ibyo bibazo erega kubera ko inkuru ya Theo bose babireba yamamaye yuko hari abantu baryamanye nawe hasigaye hari n'abaza rwose bahoreye mu muhanda bagasuhuzanya gusa ati nanjye burya yarinjiye inda ati nanjye ndashaka indezo ukabona umuntu erega arahagurutse yarabyaranye n'undi muntu akaza kubengeka kuri Theo kubera ko inkuru ya Theo ariyo yamamaye kurusha izindi abantu bashaka kuzamukira ku makosa y'abandi mu buzima ibyo twakoze ibyo twaciyemo bitagenda neza twabihinduye amateka nubwo ari amateka yadukomerekeje ntabwo dushaka gukomeza kubona abantu batwibutsa ibyo bintu ni nko gufata igisebe cyari gitangiye gukira ukajombamo igisongo ukajombamo ikindi kintu gituma wongera kubona amaraso abantu nibareke Theo bose babireba amakosa yakoze yasabiye imbabazi kandi hari minisiteri bishinzwe n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi vuga ati niba babyaranye n'umuntu umwana ukwiye kuba umujyana ku ishuri akiga ukwiye kuba utanga n'indezo kuri YouTube so baza gusabira indezo n'ukuri ntabwo kuri social media rero baza gusabira indezo ikindi bari kudushyiraho umutwaro public barashaka ko tugira uruhare mu kurera abana tutabyaye kandi bafite base n'abanyina yes bafite base n'abanyina ibyo twabikora nk'uko tugirira neza abantu bafite ubukene n'ubundi buzima bubabaye ariko kuki ushaka ko umwana abyaranye na Theo bose babireba bikema ari utanga indezo hari inzego bifuza ibirenze hari nicyo kibazo nyine cya social media ibyampa ntibihagije kandi wenda nibyo biri mu bushobozi bwe ati ngomba gushakaho nk'uri birenze akavuga ati wenda nibe
uyu muntu ibyo ampa ngenda abona bitampagije kandi ibyo yaguhaye nibyo biri mu bushobozi bwe, nibyo biri mu bushobozi. noneho agashaka ibirenze akavuga ati nyamara ngiye hara kuri social media ntabwo bishoboka. Ikintu wakoranye na Theo Bosebabireba bamujyana mu buriri cyari igikorwa gishimishije ku mpande zombi, niko mwari mwakibatije. Ni ukuvuga ngo you and him you have to be risk takers. Niba mwarakoze igikorwa mwumvikanye mukaba mutari mwanyweye inzoga ngo umwe yafashe undi ku ngufu yamushutse, wizamo hagati werekane ko ibintu mwakoze bidakwiye kandi warabikoze ufite ubwenge, ahubwo ni muganire mu gikari we mugini box mu gicoce mushaka igisubizo, kuko n'ubundi ibyo byishimo byanyu ntitwabibafashijemo. Ntabwo twari duhari mwishima. Niba mwarasangiye ibyishimo nimwemere gusangira n'imibabaro, bareke kwitatsa no kwiriza. Nicyo gisubizo, nicyo kintu numva navuga ku bantu baza ku expressing ibintu biri in box cyangwa bireba izindi nzego bakaza kubizana kuri YouTube. Wabyaranye na Theo Bosebabireba none ufashe mikrofone urashaka ko Bike amatanga indeza atarateye inda. Ni ikibazo my friend, nubwo mbivuga nseka ariko birimo n'agahinda kabisa. Nitumenye ikintu dukwiye kuzana kuri social media n'ikidakwiye kuza. So ndashima Theo kubw'umutima wo guca bugufi yagize, agasaba imbabazi, akarekonesa amakosa yose yakoze, agahagarara kuri televiziyo y'ibyo bintu byatambutse agasaba imbabazi. Ubu Theo ni umukozi w'Imana mwiza, aravuga ubutumwa hirya no hino, aratumirwa. Itoro rya ADPR ryarongerera mwakira bundi bushya. So abantu nibareke Theo Bosebabireba, ntekereza ko baramwakiye baramaze kumugenzura cyane rwose. Abantu nibave kuri Theo Bosebabireba barebe ibindi bakomeze, ahubwo uyu mukozi w'Imana, Imana imwambika imbaraga akomeze umurimo wayo, imurinde n'ibishuko by'abagore n'abakobwa, dore nibo banyirabayazana bazana ibyo bintu byose. Abakobwa nibo banyirabayazana. Izi nkuru za Theo Bosebabireba zamamaye kubera igitsina gore. Nta yandi makosa Theo ashinzwe, amakosa menshi agaruka kuri Theo nashingiye ku gitsina. Siko kuri none Theo si umutinganyi, ntiyigeze propose umugabo cyangwa umusore mugenzi. Amakosa menshi ashinzwe nashingiye ku nda no ku gitsina, kandi ayo makosa yose umugabo wese yayagwamo. Umuntu wese w'umugabo umeze nka Theo, ayo makosa yose Theo washinzwe nawe abishaka yabishaka atabishaka ashobora gushiduka yayaguyemo, kuko nibyo bintu bibiri biremereye ikiremwa gabo. None se Bike wenda inda igitsina, nta kuntu aya makosa abantu bashobora kuyirinda kugira ngo wenda bitaza gutuma umurimo w'Imana ujyaho ugibwaho igitutsi? Biretse ndi mu kiganiro, ndi mu kiganiro turavugana mu kanya. Uyu ni wa mukobwa umukobwa mukundana yaraguhamagaye? Ni wa mukobwa dukundana arampamagaye, buriya yankumbuye, yagiraga nka nsohuze. Evode noneho muhaye inkuru birarangiye tayari kabisa. Ubu ugiye kwandika ati Bike atangaje itariki. Bike wenda turimo tunagana ku musozo, narimo nkubaza nti aya makosa abantu bakoze kandi bitwa abakozi b'Imana niyo arimo kuduteza ibi bibazo. Ese ntabwo biratuma umurimo ugibwaho igitutsi? Ariko icyo gitutsi, uyu murimo rero, uyu murimo ufite nyirawo, awubereye maso kurusha twe, sibyo? Uyu murimo urarinzwe, hariho n'ibikuta byinshi cyane. Itoro rya Yesu Kristo ryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza, ntacyo zaritwara. Kandi ibi bintu twebwe tubona ubu tukabyanariza, nuko abakera batari bafite ubushobozi bwo kubimenya kubera nta social media zari zihari. Ariko nukuri byahozeho habayeho imijyi myinshi cyane yananiranye n'Imana ifata ibyemezo byo kuyirimbura kubera ubutinganyi. Ibyo twabibonye nk'amateka, nta batubikiye ayo mashongo tube tuyabona. Cyakora generation izadukurikira ifite amahirwe, bo bazaba bafite n'amafoto kabisa mu myaka 100 igiye kuzaza. Ntabwo tuzajya tubara inkuru nk'ababari za Abraham tutabonye kuko ntaho byabitse. Bo bazajya ariko ubu none bazajya bavuga ati muri 2020 muri 2020 bino bintu tubamo ntibikwiye kubigikuba ku itorero. Yewe byacitse byakomeye, umugeni wa Kristo arahari kandi ararinzwe. Itorero ry'Imana rirahari, umwana wo kurimbuka arahari, n'umwana w'ubugingo arahari. Ni social media yagize ibintu ikibazo gusa.
nako kantu kivanzemo muri iki gihe turimo, ariko ubundi ibintu byose biba na kera burya byari biriho, nuko bitagize abanditsi babyandika ngo bigire n'abakameramani beza nk'aba ngaba babidufotora ngo tujye tubireba. Imana agiye gufata icyemezo cyo guhindura Sodomu na Gomora kubera ubutinganyi. Ubutinganyi bumaze imyaka 2000 bwarabaye, none n'ubu ngubu turi mu gihe abatinganyi bahari. None ubu ngubu baramenyekanye kubera izi kamera, ariko n'ubundi na kera bari bahari. Abantu bane bahumure, hari n'ibintu bisa nyine byacitse, ugasanga abantu basaze. Yewe itoro ry'Imana ryagize ikibazo, nyiraryo ribereye maso yararicunguye, yarimenera amaraso araririnze, umugeni wa Kristo ararinzwe. Iyi miyaga byose nibi bintu biza bikubita kuri social media, ntabwo bikwiye gutera abakristo ubwoba. Umwana w'ubugingo arahari kandi ararinzwe. None se bike wenda gusa ntabwo twabiha intebe tubihe n'agaciro ngo tunabireke. Hari umugani bajya bavuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ntabwo nje kuvuguruza ijambo ry'Imana, si cyo cyanzanye, ariko njyewe ntabwo naba ndi umuhinzi mwiza ngo nimpinga soya mbona hajemo ibinjonjororwa cyangwa ibisimba ngo mbireke bikurane. Nafata ibisimba nkabyegeza ku ruhande, soya yanjye igakomeza ifite umutekano. Sinaba ndi umuhinzi mwiza uzi karite zo guhinga ngo nimbona ikibazo mu myaka nahinze mbireke ngo bikurane. Niyo mpamvu tuza kuri kamera tukajonjora tukavuga ngo ibi nibyo, ibi sibyo. Mureke gushuka abantu, mureke kwesikoroka abantu, ibi biremewe, ibi ntabwo byemewe. Niyo mpamvu dukora ibiganiro nk'ibi byo gusesengura. Bike uravuze uti aba bagore nibo ba nyirabayazana n'abakobwa, ariko si bose, ni bamwe na bamwe. Wumvise ari ikiganiro ngiye gushyira hanze mu minsi iri imbere cy'umumama umwe waje asobanura imikorere y'isi y'umwuka ndetse n'iy'umubiri, yagarutse ku gitsina gore cyane n'ibintu bari gukorera mu nsengero, bazi ngo bari gukorera Imana bakorana n'ikuzimu batabizi. Ndumva aricyo kiganiro kizakurikira iki, abantu bazakitondere, kirimo ukuri kwinshi ku ibyo bintu uri kugenda umbasa. Cyatambukijwe n'umubyeyi umwe twari dufitanye ikiganiro icyo gihe. Ndimo ndibaza, cyangwa se abantu badukurikiye baraza kubyibaza, kuvuze ko abagore n'abakobwa aribo ba nyirabayazana, nyamara Theo wakaba yahagaze akavuga ati ngenda shimira aba bagore ko bambyariye. None se ari gushima mu byago? None se aragaya se? Nese nimba yararyohewe n'ibyo yakoze? We gusa bari abana bavutse mu buryo butateganijwe. Cyambere n'abana umwana no umugisha. Yego. Kuba hano iki kiganiro cyacu kiri kurebwa n'abantu batandukanye, harimo n'abapasiteri bari kutureba baravutse mu buryo se na nyina batashakaga. Ntabwo se na nyina bakwiye kujya bavuga ngo kwa jinara Yesu, kuko mwikosa bakoze havuyemo umusaruro ku muryango no ku gihugu, nubwo atari yo ntego bari bafite. Ntekereza ko iyo side ariyo Theo ahagazemo nk'umukozi w'Imana uyu munsi, akavuga ati nubwo nakoze aya makosa, ariko reba umwana wavuyemo ari kwiga, ndabona ari umuhanga, ashobora no kuzavamo minisitiri, nubwo byaturutse mu ikosa nakoze. Hari ibintu Imana ijya yemera ko bitugeraho kubw'impamvu n'umugambi wayo w'ikintu ishaka kurema, ikatunyuza mu makosa ishaka kugira ibindi ikosora. Ibyo byose biri muri kapasite y'Imana, byose irabishoboye. Theo rero kuvuga ibyo mu mbabarire, wenda nari mvuze ati wenda ibyo yakoze byaramushimishije cyangwa byaramuryoheye, it was somehow joking. Rero ibintu Theo bose babere bayakoze, niba uyu munsi ari kubonamo rezilita z'ibyiza byavuye mu makosa, ashobora kuba ariyo mpamvu ahagaze ashima. Ashobora kuba ariyo mpamvu ahagaze ashima. Yego Bike, urakoze cyane, urakoze kubw'ubusesenguzi bwawe. Dusoza, n'ubuhe butumwa wagenera abantu? Ubutumwa natanga abantu bamaze kugera kuri iyi mihanda, kuri social media, nibaramuka babavuzeho ntibakarakare kuko bizanye tutabahamagaye. Icya kabiri, niba utaraza kuri social media ngo bagutize mikrofone, banza umenye ngo ibintu ngiye kuzajya kuvuga ndi kwitegura kujya gushyira abanyamakuru, ese abazabyumva bazabyakira gute? Kabiri, ugomba kujya uza imbere y'abantu b'Imana ufite ikintu uje kuvuga kizima kikuzanye. Niba ibiganiro utambutsa kuri YouTube utakwicara ngo urebane n'abana bawe n'umugore n'umuryango, kuki ubivuga? Kuki uvuga ibintu utasubiramo? Tube maso. Niba Yesu Kristo atinze kugaruka, urupfu rwo ntirutinze. Dutekereze cyane ku buzima tuzabamo igihe kidashira.
yego kuruta icyo igihe gishira. Ubuzima tuzabamo igihe kidashira buzaba ari ubuzima bwiza ndetse n'ububi. Kuri bamwe bizaba ari byiza byiteka, ku bandi bizaba ari bibi byiteka. Ibyo bintu dufite capacity n'ubushobozi bwo guhitamo aho tuzaba tugihumeka. Gukizwa kwawe ntabwo bizabejo, bikwiye kuba nonaho ukireba iyi nkuru nawe ukakira Yesu Kristo kugira ngo uzabe mu buzima bwiza. Ibi ngibi bamwe bazabyicuza, turi kuvuga tugihumeka abantu ntibabyumve. Hari igihe umuntu azaba ari mu buzima avuga ngo ibi bintu byigeze binca mu matwi ndabisuzugura ndabinegirija, none reba ukuntu bingendekeye ku musozo w'ubuzima bwanjye. Please wowe utureba fata icyemezo gikwiye uvuge ngo Yesu Kristo ni umwami. Murakoze cyane. Urakoze cyane, ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom. Thank you.